Welcome to our Tube Tech, where every electronics challenge has a solution. The hustler, the fighter, the troubleshooter, the reality of electronic repair. Never give up, mpaka nyagize. Tudatinza mu bintu byinshi, reka dukomeze kwigira hamwe gukoresha digital multimeter. Digital multimeter ni gute ikoreshwa, igipimo bagikoresha bate, dukomerezaho tunarebera hamwe uburyo bakoresha ferrosud, soldering iron. Twagiye digital multimeter. Dore ngiyi urabona ko ifite side nyinshi, ifite calibration nyinshi, aho ushobora gucalibratinga ibintu byinshi bitandukanye. Mbere na mbere uratsa igipimo cyawe, hanyuma hano hari side y'umweru igaragaza ama ohms, garagaza ohms iyo hejuru, tukagira ni yangaha muri iri bara igaragaza voltages, V voltage, naka ngaka kagaragaza kandu kari nk'ingengeri, naka gasinye, isinya bari ya diode component twita diode. Tukagira iyi A bigaragaza ampere, tukagira iyi nayo ni ampere. Noneho hariho utuline, iyi ni DC, iyi bivuze AC, kimwe na hano kuri voltage yaba ari DC, iyi kabivuze AC, alternating current, wa muri ugenda wisubiramo cyangwa wihindagura. Tukagira ni side yo hepfo yo muki yo mu microfarad, noneho tukagira ni spot zo gucomeka. Mbere na mbere rero multimeter icyo ugomba kumenya no kumenya uko uyicomeka. Dufite V ohm ni voltage ohm, tukagira com port, tukagira MA milli ampere, tukagira na 20A max ampere ariko iri maximum. Bagiye hariya kuri V ohm naho ugiye gukoresha upima voltage ndetse na ohm. Bivuze ngo nujya gukoresha ampere nkeya uzacomeka umutuku hano, nujya gukoresha ampere nyinshi max uzakoresha uyu wa. Mbere na mbere rero urabanza ugacomeka com port. Iyi ni common, yo ntihinduka, ntijya yimuka, ihora iri standby there. Hanyuma umutuku ni ugenda wimura. Hano ngiye gupima ama voltage n'ama ohms, ubwo ni resistor n'umuriro. Noneho nkaba nakimura ngiye gupima umuriro wa ampere, ngacomeka nkeya, nabangiye gupima mwinshi nka AC ngacomeka hanga ho mu nganda. Hanyuma hano rero dukeneye gupima voltage iraho isanzwe ndetse na ohm. Ohm ni hano twabibonye hano mu ma ohms, voltage DC ni hano bo. Hanyuma muri kubona calibrating ntwara karakantu ariko dore ikintu ngenderaho, aka kantu kari hano, aka kantu rero niko uba uri kugenderaho. Ubwo niba nshaka gupima muri 200 mega ohm, muri 200 mega ohm, ndagira gutya kara kantu kaze karebane nahe n'iriya 200 mega ohm. Ninkeneye gupima 22 mega 200 kilo, 20 kilo ohm, 2 kilo ohm, 200 ohm. Aha bari muri ohm. Lazana kara kantu nababwiye kabe karebana na hariya. Ninjya gupima continuity, gupima urusinga, gupima iki, gupima diode, ndashyira hano birebana n'aka kantu. Hanyuma twagiye muri telefone rero, akenshi dukoresha ahangaha muri continuity, tupima ko nta short yabayemo n'ibindi, ndetse na voltage. Akenshi uzi gukoresha voltage hano, ukaba uzi gukoresha n'iyi continuity
bityo birabaye ukaba uzi ko niba ukeneye gupima ko inzira ikomeza uri bupimishe hano, niba ukeneye gupima amavoltage uri bupimishe hariya. Rero niba ugiye gupima volte muri telefone, akenshi guhera kuri volte 5 ugomba kumekinga sure ko washyize he kaka aro kawe kari kureba kuri 20, kubera ko ugiye gupima voltage igipimo cyawe ukalibratinga hejuru ya voltage ugiye gupima. Niba ari volte 30 ntabwo urapimira hano muri 20, urahita wimuka ujye muri 200. Niba ari volte 400 ntabwo wapimira hano muri 200, urahita ugira ute uzamuka ujye mu 1000. Ni nuko bizagenda n'ujya kuri AC, ariko turadirenga na DC kubera ko muri telefone akenshi mu bikoresho bya electronique tuba turi gukoresha 20. Si no muri telefone gusa, no muri televiziyo, no muri computer, byose tuzabirebera hamwe kabisa, tureba ibyari byo. Ni nako bizagenda rero nuramuka ugiye gupima AC. Naho niba ukeneye gupima umuriro w'amashanyarazi, turabizi ko dukunze kuba dufitemo 220 kuzamuka, ntabwo uzapimira hano muri 200, ugomba kuzazamuka ugapimira he muri 750. ugomba gupimira ahanini. Reka duhite tunabikora turebe kabisa. Turazana za probe zacu, ngire gutya, mara kuzana probe, ubona ko twamaze gusetinga he muri 750 ngaha hariya. Noneho tugiye gupima umuriro. Uraza ushyire he, tugiye gushyira hano muri prise, muri la longe, turebe umuriro urimo hariya. Urabona ko ni 220 ubuhindagurika. Hano tugiraho rero na buto yo guholdinga mu gihe ushaka ko ibyo uri kurebera imibare ihinduka uyifatira hamwe, ushobora gukanda hold. Hanyuma iyo yari sample ya mbere dupima AC. Ubwo na DC wazamura hano ugashaka ikindi kintu, reka dupime nk'umugozi w'imashini, dupime adapter y'imashini, bereke uburyo ibintu bikurikira kuzungu. Reka uburyo ibintu bikurikirana, reka dupime iyi adapter. Iyi ni adapter y'imashini, ikunda kuba ifite muri 18 19 gutyo, ayicomekamo hariya. Urangiza uzane uyu mutwe, icyo uri bukore urareba niba bifite 19 ntabwo uri bipimire he muri 2, ubwo ni muri 20 nayo. Ubundi tugire gutya, ubundi dupime hariya imbere, urabibona 19 yuzuye. Ubwo voltage ukabura zipimye, niba warebaga ko ngo adapter yawe isohora umuriro, urabibonye ni gutyo uzabireba rwose, nta kigoye kirimo. Hanyuma usanze idasohora umuriro, ukeneye kumenya niba runo rusinga rutarahiye rwo hasi, kino gice. Ubwo naho tugiye guhita tujya kuri side ya continuity. Tujya kuri side ya continuity, icyo uzakora ni iki, uzakalibratinga hahandi muri continuity. Numara gukalibratinga muri continuity, uzane probe zawe, gire gutya, ubundi ukozeho hariya urebe niba ikomeza. Urabona ko irimo. Noneho ukareba n'inzira yo ku ruhande yindi, nayo urumva ko irimo. Ubwo ugahita umenya ko urusinga rukomeza nta rwacitsemo, ugahita uvuga ati tayari ibibazo ndabishakira hehe. Continuité turayibonye, ohms ho no gupima resistance, imari nka resistor ufite ushaka gupima, bityo calibrating hara muri ohm. Calibrating muri ohm, reka turebe niba hari resistance yabona hano hafi, yaboneka hafi, undi nayo tugira ute tuyipime turebe muri ohm ngo bikora biti. Ndebemo muri kano kantu, nituyibura
tuyibura turaba tubipowe. Mbonye diode, ndebe na resistor, turebe ko ipimwa, ariko rwose biriya biba bihagije. Hano ndayibonye, tuyipime turebe, noneho ugatangira ugakalibratinga muri 20 kilo ohm, ugashyiraho ukareba, kazamuka. Urabona ko ifite kilo ohm 43. Niyo mpamvu tutapimira hano ngo tugire icyo tubona, kubera ko twapimiraga munsi ugenda ukalibrating uzamuka. Aho impamvu hera munsi uzamuka nuko resistance nta muri urimo wapika igipimo, ariko ibi bintu mugomba kuba abapro, wageze kuri YouTube Tech, ugomba kuba umuprofessionnel uzi ibyakangiza n'ibitakangiza. Ku muriro ugomba guhera hejuru, ku bintu bindi bitatwika resistance n'iki ho birumvikana ushoboye kuba wahera hasi nta kibazo, kuko resistor ntabwo yatwika. Reka dupime diode tuvuze ko itabaye short cyangwa ikaba yarabaye open. Ntabwo yabaye short, iravariya. Urabona ko hariya utume ukonfaminga ko ikora n'izi nzira. Hanyuma igipimo reka turekera ahangaha, ibi bindi muzagenda mubibona current iyo ukeneye kuyipima. Hano rero twe muri repair ntabwo ibyo tubikenera cyane byo kujya kuri kuvuga ngo urapima ama current, uzi gukoresha continuity, ukaba uzi gukoresha gupima voltage neza. Ibintu biba bikemutse. Hanyuma reka turebere hamwe uburyo ukoresha ferrosudi. Ferrosudire. Fata ferrosudi yawe uyicomeke muri rallonge. Umara kwicomeka muri rallonge utegereze ishyuhe kabisa, uyegereze na ete. Mbere na mbere rero ugomba kubanza ukamenya uburyo bafata ferrosudi. Ferrosudi ntabwo bayifata gutya, ferrosudi rwose ntabwo bayifata nk'igiti, ntabwo ferrosudi bayifata gutya. Ferrosudi uyifata nk'ikaramu, kagafata gutya. Niba ukoresha imoso, kagafata nk'ufata ikaramu gutya, sibyo? Ntabwo uyifata ufate gutya ngo ngiye gusudira. Uragafata uri soft. Muri electronique ni 0 insert force, ugomba kwapplyingaho force nke, imbaraga hafi ya ntazo. Ugomba gushyiraho imbaraga hafi ya ntazo, kagafata gutya ngo ujye uri soft, ubundi ukajya gusudira. Kadutegereze ishyuhe, ubundi turebe ibyo ari byo. Kandi jya wibuka ko niba urangije gupima ugomba guswitchinga off igipimo cyawe. Nubwo kino kiri auto power off, ariko ni ngombwa ko switchinga off kugira ngo ibuye ridashira vuba, batiri yayo idashyiramo umuriro vuba. Waba urangije gukoresha ferrosudi ukayicomora, ukibuka kuyidisconnecta kuri power. Noneho reka twumve ko turebe ko yashyushye. Ntabwo irashyuha, urategereza ishyuhe neza, kabisa, ubundi ukora akazi. Ikindi cya kabiri, jya wibuka ko niba umaze gukoresha ferrosudi iba yanduye, ibiriho umwanda, jya wibuka kuyihanagura. Kuko iyo uri gusudira ituma bidasa neza nk'uko byagakwiye kuba bisa, bitewe n'umwanda uriho, kabisa. Urategereza ishyuhe. Yatangiye gushyuha ariko ntabwo irashyuha neza. Nurangiza usudire. Wamaze kumenya gufata ferrosudi, wamaze kumenya gupimisha igipimo, igisigaye noneho no kumenya uburyo usudira. Ese umazaho umwanya ungana iki? Bigenda bite? Iyo ugiye gusudira rero ntabwo ubanzaho sudire gutya, ubanzaho ferrosudi, ubundi ukazanaho sudire. Kandi ikindi, ubwo niba ubanjeho ferrosudi nayo ivaho nyuma. Niyo yagiyeho mbere, ni nayo ivaho nyuma. Ntabwo ubanzaho ferrosudi numara gushyiraho sudire ngo ukureho ferrosudi, sudire uyirekereho.
icyo gihe ihita ifatana kubera ko ihora vuba. Bivuze ngo iki? Ubanzaho ferasudi ugashyiraho sudire yamara kuyenga ugakuraho sudire yawe ugahita ukuraho na ferasudi. Ikibanza ishyuhe neza ubundi tubirebere hamwe. Ntabwo irashyuha neza, noneho ahasigaye turebe ngo wagwanye. Ukibuka guhanagura neza ferasudi yawe, kuyihanagura rwose umwanda ugashiraho, kuko iri gusudira irandura kabisa. Reka turebe rero uburyo uzasudira. Twavuze ko ubanzaho ferasudi ubundi ugashyiraho sudire ugategereza akanya ugakuraho. Turi kujyana neza? Kongere rindi rimwe. Ubanzaho ferasudi ugashyiraho sudire ubundi ugakuraho. Ubanza gukuraho sudire ugakuraho ferasudi nyuma, ubundi ukaba ugize ute? Urasudiriye. Reka dufate runo rusinga rusudire. Iyo ushaka kwanduza urusinga urufata gutya, ubundi ukazana sudire. Turi kujyana, ukazana sudire ubundi ukagira gutya. Ukaba ugize ute? Wanduje urusinga rwawe neza. Wakenera kurusudira ahantu bita byoroha. Niba uri urusudirira inyuma, guhita urufata ukarushyira he? Aho rugomba kujya rwose, ruhita rujyamo neza cyane. Niba uri burunyuze imbere, uraza tuno tuntu twawe uruterekemo hano, ruhinguke hariya inyuma. Numara guhinguka hano inyuma, icyo ugiye gukora ni ufata ya sudire ubundi ugakora bya bindi twavuze. Urabanzaho ferasudi uzaneho sudire, ubundi ukureho sudire ukureho ferasudi. Murabibona neza ko byagezeho. Uyu munsi rero intego nyamukuru kwari ukumenya gukoresha ferasudi no gukoresha igipimo muri electronic repair. Hari ibyo tutiriwe tujyamo byinshi, ngo kapasita ngo nzayijomba hano ngire nte, ibyo byose uzagenda ubimenya, ariko icyari kigenderewe cyane no kumenya gupima voltages, gupima continuity, ndetse no kumenya gusudira, kugira ngo tuzatangire dutera amasystem cage. Ntago wahita ujya gutera system cage utarigeze wiga gusudira, utazi gufata ferasudi mu buryo buri soft, nta mbaraga wapurayinzeho. Mwihangane video yabaye ndende kubera ko twagombaga kwiga ibintu byinshi kandi byiza by'ingenzi byo gutangiriraho. Niba ugeze kuri uyu muntu tukiri kumwe, ndagushimiye cyane, uruha agaciro, amashyi menshi kuri wowe. Hanyuma ibuka gukanda kuri subscribe button kugira ngo utazacikwa. Reka nkongera amashyi niba ugeze kuri uyu mwanya tukiri kumwe. Hanyuma ibuka gukanda subscribe niba uri mushya, kugira ngo utarajya ucikwa n'amasomo nkugezaho kuri Atitube Tech. Ubu twatangiye kwiga kabisa, twatangiye ewana. Rero reka mbabwire hano, mbanza mbatera agastori. Dore ubu ngubu dusigaye dukingaho, mbereke, dusigaye dukingaho tukanakinguraho, kubera ko uri gutwika ibintu birekura imyotsi. Nagiye kugura igikoresho mbona umuzungu anyongeje zino rinete. Nibaza icyo ngiye kujya nzimaza, mubajije arambwira ati nizo gukingaho kugira ngo imyotsi ibivamo ibi bintu dutwika ireke kwangiza amaso cyane. Kakantu rero nako wakongera mu bikoresho ukeneye, ko burya umuzungu naguha igikoresho hari impamvu abakiguhaye. Rero nagiye kugura imashini yo gusudira,
mbona arazimpaye kandi ntabwo ari, urabona ko n'umweru ntabwo ari fime nka za zindi z'abasudizi bano bakora ibintu bya welding. Rero n'iz'aba electroniciens ziriya ni umweru ugaragara neza. Rero umuzungu yarawumpaye kabisa, arambwira ati genda ujye ukinga, ariko kubera ko ntari nzi ibyo ari byo nahise mubaza ati siri kubimpa wagwana bimeze bite. Ndabashimiye cyane rero, tuzasubire mu isomo ry'ubutaha. Iyi yari Alitube Tech, never give up mpaka nyagize.